Genda byoroha rwose. Se nakubwira gute ko ubuzima atari bwiza. Kampamagare Karangwa ubwire ko ibintu byaje kugenda neza, ibintu byaje guca mu ngubu rwose nta kibazo. Kanze ndebe n'ibiro yiraharya niyihe irwa n'umunani. Okay. Yego Karangwa umeze neza se? Shamani ibintu byaje gucamo neza, ibintu ni fresh. Ubu ngubu rwose nanjye narakize, nsigaye mvuga rikijyana, umugore wanjye, abana banjye, byose ibintu bimeze neza, nta kibazo rwose na kimwe mfite. Yego ko ni rwose pe n'imbuto iwanjye mu nzu rwose muri salo, nicaye muri salo wanjye, ibintu byose ni sawa, ni kuri gahunda. Vubaha cyane rwose pe, vubaha cyane, n'indege nshobora no kuyigura. Maze kugira amato abiri mu nyanja. Ubuzima bumeze neza rwose, ntuzagire ikibazo. Yego ko cyane neza ubu byarangije kugerayo. Hari n'ibindi bintu ndi guteganya gukora muri Amerika, ariko harabura gato cyane, nko mu mezi 2-3 biraba bimaze kumpereza umusaruro ukomeye cyane. Karangwa arega nawe ntukayogira. Ngiye James rwose ibintu byaje gutungana, ntuzagire ikibazo. Oya ntabwo ngira ibintu byo kwiyemera. Abakene ndabafasha, abandi turi mu kigero kimwe tugasangira tukishima. Najya ku cyumweru ngatura amaturo rwose Nyagasani, umva ku mutima Nyagasani rwose. Oya rwose kareka ibintu byaje gutungana, ntabwo biracyameze nka kera se. Oya rwose ntuzagire ikibazo. Akamiliyoni ariko ushaka. Oya rwose ntuzagire ikibazo. Akamiliyoni ariko ushaka. Ako ndaje nkakohereza mu kanya gatoya. Sawa. Aya. Sha. Rero Imana iguhaye ubuzima bwiza, ubugomba ibintu byose gushyira ku murongo. Ariko rero buriya mu rugo, kugira ngo ugire umubano mwiza n'umugore wawe, ugomba kumutungura, ukamuha utuntu twiza. By'umwihariko nko kuri anniversaire ye, ukarushaho kumuha utuntu nyine dushobora kumunezeza. Iyo umukunzi wanjye rero uyu munsi namwishyuye akantu keza cyane, ariko ngira ngo nsangize abantu badukurikiye uburyo ki ako kantu nyine nawe ukarebesha amaso koko mumbwire niba kari bwashimisha umukunzi wanjye umumezeho nkamuhe. Ako kantu rero ni aka ngaka. Ubona ni ururabo rwiza cyane wampenze, ubu naruguze $700. Urabona ko ari akarabo keza cyane. By'ibanze niba atari umuntu w'ingayi ari buze gushima, ariko ntabwo nayoberwa iby'umudamu akunda. Ntabiyoberwa gute se wabana n'umuntu ukayoberwa ibyo akunda? Ikindi bumutegurire nacyo muraza kugenda mukibona. Hari utubuto namuzaniye twiza cyane, tumeze nk'aho wigira ku giti ukisoromera, kugira ngo nako ubereke. Urabona ko ni utubuto twiza cyane tw'ibara rya jaune. Utungutu dukunda kuboneka muri Afurika y'Epfo, honyine dukunda kuboneka. Urumva byampenze, byansabye gutega indege kameme. Ibintu biba bitoroshye, kuko nyine urihangana ugatezamo kabisa. Umva ko badashima da, nagaya sha, ndamenya ko rwose nawe nta mutima agira. Ururabo rwose ewana ni fresh. Ese murabona atari fresh? Urebe kabisa. Wenda utunguye muhereza, be excited. Araza guca uwambaye kabisa.